urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom, nongeye kuguha ikaze. Ni wa mwanya mwiza udasanzwe, ni umwanya dukurikira inyigisho ya buri munsi, urusobe rw'ibiriho, dutegurirwa n'umushumba wacu Pastor Kristo ya Kilome. Uyu munsi yadutegura inyigisho ivuga ngo yabaye inshungu yacu. Umurongo ufungura uri muri Matayo 8, duhereye ku murongo wa 16 tukageza ku wa 17. Haravuga hati, nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu, akikorera indwara zacu. Haleluya. Matayo mu nyandiko ye atumenyesha mu mirongo yo hejuru aha yuko Yesu yaje gusohoza ibyo Yesaya yahanuye, gukurwaho kw'ibyaha byacu. Yatanze ubuzima bwe kuba inshungu ya benshi. Haleluya. Ngo kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajye aba imbata yanyu, nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Ibyo biri muri Matayo 20, duhereye ku murongo wa 27 tukageza kwa 28. Inshungu ni ikiguzi cyangwa igisabwa kwishyurwa kugira ngo imbohe irekurwe. Ab'isi bose bari baranyazwe na Satani, baboshywe ku cyaha, bityo rero baciriweho iteka ryo gupfa kubera icyaha. Twari imbohe zemewe n'amategeko za Satani, kugeza ubwo Yesu yatwishyuriye kugira ngo tubohoke ku cyaha, tuve mu kuganzwa na Satani no mu muvumo, tuve mu rupfu rw'umwuka. Twari mu bubata bw'urupfu rwo mu mwuka, ndetse dutandukanyijwe n'Imana, nta byiringiro ndetse nta Mana dufite mu isi. Ariko ibyo byose byarahindutse ubwo Yesu yatangaga ubuzima bwe kubw'ubuzima bwawe. Haleluya. Niwe kiguzi cyishyuye umudendezo wawe. Bibiliya iravuga iti muri Petero wa mbere 3:18 ngo kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa, kugira ngo atuyobore ku Mana. Ibyo ni ugucungura. Yaritanze kugira ngo ugire umudendezo, ukorere Imana ndetse ubereho we. Nta cyaha yari afite, yari uwera ndetse ukiranuka. Ubu umeze nka we, uwera ukiranuka ndetse udafite icyaha. Mu Bakolosayi igice cya mbere uhereye ku murongo wa 21 ukageza ku wa 22 haravuga hati, namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Haleluya. Ibi ngibi biratangaje mwene data. Ubu ngubu urabona impamvu tunezerwa nk'abakristo ndetse tugahora twuzuye amashimwe n'ibyishimo. Ni ukubera ko ubu butumwa bwo gucungurwa, Yesu yabaye inshungu yacu, yagiye mu mwanya wawe w'icyaha kugira ngo ujye mu mwanya we w'ubukiranutsi. Haleluya. Umushumba arasoza akubwira ati, Yesu yafashe umwanya wawe w'ubukene, kubabazwa n'isoni, kugira ngo ugire ubuzima bwe bw'ubwiza n'imbaraga no kuganza n'ibisaga. Haleluya. Imana ishimwe. None ni iki
kigukuriye none ni iki gikurikiyeho? Fata umwanya wawe muri Kristo, baho ubuzima yaguhaye, ubuzima bw'ubwiza no guhebuza. Haleluya. Tugiye gusengana rino sengesho. Vuga uti: Data mwiza, ndagushima kubwo kohereza umwami Yesu Kristo ngo ajye mu mwanya wacu w'icyaha, kubabazwa, isoni n'urupfu, maze akaduha ubuzima bwe bwo gukiranuka n'ubwiza, gutunganirwa no kunesha. Ndatangaza ko ntaboshywe no kuganza kw'icyaha na Satani. Ngendera mu mudendezo w'ubwiza w'abana b'Imana. Mbaho ubuzima bwo guhebuza, kuganza n'ibisaga mu izina rya Yesu. Amen. Gucengera ijambo turasoma muri Mariko ibice 10 umurongo wa 45. Kongera dusome mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 21 tugeze kwa 22. Dusoreze muri Timoteyo wa mbere ibice 2 duhereye ku murongo wa 5 tukageza kwa 6. Imana iguha umugisha mwene data, ijambo ry'Imana rirakora ku bwawe no ku bwanjye. Na hejo. Shalom shalom. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti: umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha. Sorry.